agasozi gato kari gasanzwe gafite ubuzima nk'ubwa henshi mu Rwanda. Kibeho yahindutse icyamamare guhera mu mwaka wa 1981. Abahagana bose bahuriza ku byo bita ibitangaza byahabereye. Ngo Bikira Mariya yabonekeye abana bahigaga, arabaganiriza, abaha ubutumwa, nabo ngo babubwirize. Mu bavuze ko yabiyeretse bose, Kiliziya Gatolika yemeje batatu: Alphonsine Mumureke, Marie Claire Mukangango na Natalia Mukamazimpaka. Afite umubiri nk'uwacu ariko ufite ubwiza burenze ubwacu, kuko iyo umureba ubona adasa n'abazungu, ntasa n'abirabura, ntasa n'abahinde cyangwa abarabu cyangwa abantu bavutse ku birabura n'abazungu b'abametisi. Ese ubona afite ubwiza burenze ubwiza, mbese mwiza cyane. Tariki ya 28 Ugushyingo 1981, byose bitangirira kuri Alphonsine, umwana w'umukobwa wakomokaga mu Gisaka. Ikintu cyanatumye abayibonaga ndetse bataranemeye ko ari ukuri, ibi bakabihuza n'ibyari bizwi mu gace yakomokagamo: amarozi, abazimu, imyuka mibi n'ibindi. Nibyo abanyarwanda bahurizagaho ko mu Gisaka ari ibintu biharanga umunsi ku munsi. Natalia Mukamazimpaka ari mu babonekewe kandi baranemezwa. Ibi byose mu itangira ryabyo arabyibuka neza nk'aharejo. Rero amaze kuvuga ko yabonye Bikira Mariya, bamwe mu basenga nanjye ndimo twaramubazaga, ese koko wabonye Bikira Mariya? Akavuga yego namubonye. Yari yavuze ko Bikira Mariya yamubwiye ko ari nyina wa Jambo. Tukumva ntabwo twumva ibyo bivuga, ubundi mbese ntabwo twigeze tubyumva, kuko twararebaga naho twari turi muri refectoire aho twariraga, tukabona nta kimenyetso cyaho yanyuze. Natalia kimwe n'abandi nubwo babonaga ari ibintu bidasanzwe, byarabagoye cyane kubyemera, kuko nubwo mugenzi wabo yabibasobanuriraga, bashakaga ibimenyetso bigaragaza kugira ngo babyumvishe abandi, ariko bakabura n'icyumuti. Nijoro akamubonekeraho tujyamo muri dortoir, nabwo tukamwegera, nabwo ntitugira ahantu tubona ikimenyetso, mbese nko muri plafond ngo tubone hari nk'umwenge yanyuzemo. Mbese urumva byari biturenze, ntabwo giye nigeze nsobanukirwa, narabyihoreye ndavuga nti ashobora kuba ari ugusenga agatwara. Inkuru iva ku ishuri kwira hose, ihereye aho ngaho Kibeho nyine. Beretirida Mukashyaka yavukiye, akurira ndetse anashaka Kibeho. Acyumva iyo nkuru, kimwe n'abandi twaganiriye, ntabwo yumvaga ko ari ibintu bishoboka. Nubwo abo mu muryango we n'abaturanyi bari Abakristo Gatolika basanzwe, bose bashigukiye kumva ko gashya kari kumvikanye ku musozi w'iwabo, ndetse bakanatangazwa no kwihuta kw'iyo nkuru. N'abatangira kuvuga ngo ni wa mwana w'ikibungo, n'iby'ikibungo byaje, ariko kubona iby'ikibungo biza nuko yagira gutyo, yabona ngo yatwawe mu buzima, ari havuga bagatwe ko niyo yikubitaga hasi, no ku maso bajyaga bajomba utuntu hano akagira gutyo ngo barebe ko agira gutya, no ku mboni ntanahombye, ukana ko inyuma yaho hari ikintu cyihishemo. Ubwo rero noneho bahita bakaza tukagera tukabundanira ku mugoroba tujya kureba natwe ibyo bintu, bavuga bati bakabona arareba mu kirere, natwe tukamubona akakubita hasi, bakomeza bakavuga ati ntabwo batibira bintu ni ibidayimoni byo babikibungo. Nabonye abantu benshi cyane, harimo n'abanyamahanga bavaga mu bindi bihugu, nkumva mfite n'amatsiko, ariko nkumva ubonekerwa aravuga, ariko ntubone n'uwo bavugana. Bitewe nuko mwambwiye ko Alexandre ugiraga amatsiko, ariko ntubone uwo bavugana. Iyo nkuru kandi itari yoroheye benshi kuyisobanukirwa, yaramamaye, abantu batangira guturuka imihanda yose, ndetse bakava no mu bihugu bya kure, ahantu byagora buri wese kwemera ko aho ubwaho bazi n'u Rwanda. Padiri Edouard Sinayobye yatangiye gukurikirana aya mabonekerwa akiri muto, ahakuriye
aza kwandika igitabo cyasoje ubushakashatsi yayakozeho. Kuri we kuba Bikira Mariya yaragaragaye i Kibeho mu Rwanda bifite igisobanuro. Ni ukubonekera abana b'Abanyarwanda, abana bakiri bato bari bafite imyaka nka 16-17, kubonekera mu Rwanda, kubona ijuru, umubyeyi w'Imana aza mu gihugu cy'u Rwanda akaza avuga Ikinyarwanda, akaza agaragaza n'umuco n'uburyo avuga n'uburyo yasezeraga yaramutsaga abana, wabonaga ari nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi akinjira mu muco wabo. Bikira Mariya yanabivuze i Kibeho ngo abonekera uwo ashaka no mu gihe ashaka. Nyuma yo kwiyereka Alphonsine tariki ya 12 Mutarama 1982, Bikira Mariya yongeye kugaruka yiyereka undi mwana w'umukobwa. Nataliya Mukamazimpaka yari asanzwe ari umwana w'umukobwa ukunda gusenga. Ibyo kubonekerwa ariko ntiyumvaga ko byashoboka. Yumvaga ko Bikira Mariya aba mu ijuru, ibyo kuza ku isi yabifataga nk'inshoberamahanga. Umugoroba umwe amateka muhindukiraho. Natse rero uruhushya umubikira sinajya kumeza hamwe n'abandi kuko numvaga ntabishaka. Naje rero mu gitanda nkomeza ishapure, bigeze hashize umwanya muto narayirangiza mbona izuba aho rirengera, haturutse umuntu azansanga ari mwiza cyane. Ageze nko muri metero 4 hejuru arahagarara, arambwira ati Nataliya mwana wanjye. Nditaba, nahise mbona aho narindi hahindutse ibyatsi bibisi, inzu sinongera kuyibona. Ako kanya mpita mfukama, arambwira ati jya usenga cyane, jya usenga cyane, jya usenga cyane, usabira isi kuko imeze nabi. Bwarakeye Bikira Mariya ngo arongera aragaruka. Kubera imyitwarire yari isanzwe itandukanye hagati ya Alphonsine na Nataliya, noneho byatumye abantu batangira kubirebera mu yindi nguni. Nataliya yakundaga gusenga, kuvugana n'abatagatifu ngo byarashobokaga, yakira ibibazo byinshi bya bagenzi be abenshi biganaga, ariko by'umwihariko iby'umuyobozi w'ishuri. Aravuga ngo niba ari Bikira Mariya ngo uzamubwire ngo ampe ikimenyetso mbese gifatika cy'uko ari we uri kuza mu kigo nyobora. Niba rero atari we simbona n'icyo kimenyetso nzabirukana. Bukeye rero nibwo yagarutse nyine ku 13 z'ukwa mbere 82, arambwira ati wigira ubwoba, ni umubyeyi w'Imana ukuvugisha, aribyo navuze mbere ko ndi nyina wa Jambo. Ku ruhande rwa Kiliziya yarihuye n'ihurizo rikomeye kuko byagombaga kugorana kwemeza ku kanya ko ibyabaga kuri abo bana b'abakobwa byari amabonekerwa koko. Icyo gihe Musenyeri wa Diyosezi ya Butare Kibeho yabarizwagamo yahise ashyiraho itsinda ry'abihaye Imana ryagombaga gukurikirana ibyo bintu. Musenyeri Smaragde Mbonyintege yinjiye muri iyo komisiyo imaze imyaka 2 itangiye akazi. Aratubwira icyo Kiliziya ibigomba gukora bwa mbere mu kumva inkuru nk'iyi ngiyi. Iyo bikiza ntabwo Kiliziya ihita ibyirukira, kuko hariho n'ibindi byabaye buriya hirya yaho gato y'Icyahinda, kwitwaga Munyari Louise sinibuka neza, tubijyamo icyo gihe nabyo nari muri komisiyo yabyo, ariko ntabwo twatinze kubona ko ari umuntu uri mu kintu kimeze nka iriziyo, kwibwira. Hari igihe umuntu yibwira ko abonekerwa, n'ubu biracyabaho, ariko wajya mwegera wakoresha diserinoma isanzwe iri no muri Bibiliya ntagatifu, ukabona ko uwo muntu ari ibintu arimo kwibwira, atari ibintu arimo kubwirwa. Ibi byari ngombwa kuko na ba nyir'ubwite nta kimenyetso kigaragara bashoboraga kwereka rubanda ngo yemere ko babonekerwa. Ibi kandi bigakurikirwa umunsi ku munsi, nicyo Nataliya yitaga ibitotezo. Ubwo rero icyo gihe abanyeshuri barazaga bakaturya inzara, bakadukura mu jisho, bakadukurura ibintu byinshi, no kudukubita birimo. Muri icyo gihe uri kumwe na Bikira Mariya kugira ngo barebe niba
igihe umubiri mbese ureyajisa ko uri kumva ububabare. Hari n'igihe bazanaga ibikwasi bakatujomba mu nzara, mbese ibintu nk'ibyo byinshi byafashe rero ayo mezi. Mu banyeshuri badutotezaga uwitwa Claire nawe yarimo. ahangaha ubuyobozi bwa kiliziya bwatekereje indi komisiyo. Ni itsinda ry'abaganga bagombaga gukurikirana ubuzima bw'abavuga ko babonekerwaga. Professor Ntawumvura Vena yabaye hafi kandi anayobora abo baganga. Umuganga wari inzobere yagiye kuri wagamije guhinyuza ibyo yumvaga. Ku ikubitiro imbaraga zishyira ku bijyanye no kwiyiriza ibyumweru 2 kwa Nataliya, ikintu kitayishobokera umubiri usanzwe. Yamaze ibyumweru 2 atarya atanywa atunzwe n'Ukaristiya. Ibyo bintu ngomba kubikurikirana. Ntabyumvise Musenyeri ni muruhusa nshyireho abazamu banje bahinyuze. Nuko mfata ikipe y'abaforomokazi muri bo, ndetse nshyiramo n'abaprotestante nkana kugira ngo bazagire icyo bahinyuza. Ndabajyana bagejejeho barayo misiyo yanyu bahaye ni ugukurikira uyu mwana, ibyo avuga mukabyumva, ibyo akora mukabikurikira, winjiye mukamumenya, mukamukurikira, mukareba icyo azanye, ku idirishya turarifunga turishyiraho kashe. Njye nayibonaga komisiyo y'abaganga yabaga hano Kibeho, bakaza mu gukaraba kwe mu gitondo, bakaharara bakahirwa kugeza ya minsi yose yarangije atarya, bamutegetse kutarya. N'umwana nashaka kujya muri toilette mumukurikire, mubanze mufungure murebe ko nta muntu urimo, mumufungirane, muhagarare imbere inyuma y'urugi, muze kumukingurira, mumenye hinjiye nde, hasohotse nde, binjiranye iki, byose mugende munota. Inzara narayumvaga kandi n'umubiri wagaragaje ko utari gufata ifunguro. Ni ukuvuga natakaje ibiro byinshi, mbese niyo ubonye amafoto ubona ko umuntu mbese ariho ni kugeza ubu ari igitangaza, kuko narebaga nk'umuntu nyine ubona ugiye gupfa, kandi n'umubiri amagufa ubona agaragara, mbese umubiri wari wabyamye ku magufa. Ku buryo yavuze ati ndashaka kurya, bamuha ibiryo. Cyo cyabaye igitangaza cyane. Umuntu umaze iminsi atarya yashatse kurya arya nk'uko aho umuntu bavuga ati umuntu mu rwego yagezemo ntiyagomba kuba ngo arya, bari kumva kumanga akoma gake ku kiyiko ngo igifu kigende neza, ariko igihe cyarakeze cyo kurya ararya bisanzwe. Tariki ya 2 Werurwe 1982 undi mwana w'umunyeshuri nawe arabonekerwa. Marie Claire Mukangango wari usanzwe azwiho kudakuzwa isengesho, yari amaze kumenyekana mu itsinda ryamaganaga ndetse rikanatoteza Nataliya na Alphonsine bavuga ko babonekerwa. Yaramubwiye, yaje afite ishapure y'ububabare 7. Aramubwira ati iyi shapure ivuga imibabaro yanjye ya Bikira Mariya yagize, ugomba kuyimenya ukajya uyivuga, na bagenzi bawe bakayimenya bakajya bayivuga, n'abantu bose bakayimenya bakajya bayivuga, bakazirikana imibabaro yanjye n'iya Yesu, kugira ngo bibafashe guhinduka, mbese kwisubiraho, kuko ababazwa nuko abantu baba uko bishakiye bakora ibyaha. Agatera ishapure y'ububabare, bavuga ko muri icyo kinyejana twari tumbari ikinyejana ko nta wundi uzi iyo shapure yigeze kubaho ikavugwa gutyo mu gihe cya kera. Uwo mwana w'imyaka 10 n'ingahe wateye iyo shapure uko kera yaterwaga, nabyo abakristo n'abapadiri bavuga ishapure niko yakorwaga kera, ariko kera cyane nabo batari babizi. Icyaba bose baje guhurizaho ni ubutumwa ngo Bikira Mariya yabahaga, bwasaga n'ubutandukanye ariko bukagira naho buhurira. Ariko ubundi ubutumwa ni bwinshi cyane, buragutse cyane, burimo ingingo nyinshi cyane zivugurura ukwemera. Bikira Mariya yaravuze ati naje kuko nabonaga hari ikintu gikomeye mubuze. Yaje yabihiniye mu magambo 2 ngo yaje kwibutsa no gufasha. Kwibutsa iki?
kwibutsa ivanjiri, kwibutsa inkuru nziza, kwibutsa ubuyobokamana bw'ukuri. Ngo yabonaga mu buyobokamana harimo kuryarya. Avuga ati murasenga ariko benshi basengana uburyarya. Ikibazo burya amabonekerwa nk'ariya y'ikibaho, nkatwe bari muri komisiyo uyumva neza nyuma. Mu gihe birimo ubuyoborwa n'ivanjiri, ubuyoborwa n'inyigisho za kiliziya, ariko noneho kuzumva uburemere bw'ubutumwa n'ubuhanuzi bwari burimo, ibyo ni ibintu twabonye nyuma. Ngira ngo niba nabyuyize neza mu rwego rwa kiliziya yabyemeye nyuma ya jenoside, niho yavuze iti ikibeho habereye amabonekerwa. Mbere ntabwo bari barigeze babyemeza, ariko baravuze ngo noneho abantu bashobora kujyayo gusengerayo, ibyo bakabivuga ariko bakagarukiraho. Noneho biza kugeza ubwoba bwo ati ibyabereye hariya ni amabonekerwa. Muri izo nshuro rero yakunze kugaruka agiye ku butumwa bwanjye kwisenga cyane, sabira isi, kandi kwakira ububabare no kubunyuzamo cyane, guhura n'ibigeragezo byinshi, ubona ko nk'ubutumwa bwo kubongerera, nsabira abanyabyaha guhinduka no gusabira ubuzima mu porogatori. Ubundi ambwira kandi kuguma hano, arambwira ati uzaguma ikibeho kugeza igihe nzashakira. Ni ubutumwa bwagiye akenshi buhuzwa n'amateka igihugu cy'u Rwanda cyari kirimo, ariko ngo bifitiye ubusobanuro buhuje n'igihe bwatangiwe ndetse n'uburyo abo bana babuhawemo. Habaye na ngingo z'ubutumwa zahamagariraga abanyarwanda, zahamagariraga abantu bumvaga ubwo butumwa ngo batagwa mu rwobo rw'ubwicanyi. Icyo gihe nacyo nkibonamo burya kugira ngo umuntu agutabare mu gihe gikomeye, ngo inshuti nyanshuti uyibona mu byago. Nacyo ni ubutumwa, nacyo ni icyo gihe gikomeye cyari gikomereye umuryango w'abanyarwanda ndetse no mu isi yose muri rusange. Tariki ya 15 Kanama 1982, umunsi muri Kiliziya Gatolika hizihizwaga ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Abakobwa batatu ngo Bikira Mariya yabasabye kubahera ubutumwa hamwe, ariko ubwo yabahaye icyo gihe bwakuye umutima imbaga y'abari bahurujwe n'amabonekerwa ikibeho. Yatweretse ibintu byinshi biteye ubwoba kuri uwo munsi, mbese bigaragaza ubugome. Abantu bica abandi, amaraso atemba nk'inzuzi, atwereka ibyo bicuza umwijima bifukuye cyane abantu babigwamo, atwereka imibiri itagira imitwe, mbese ni ukuvuga abantu bishwe nta mitwe, ukabona n'ibihimba gusa, ukabona ibihimba bidafite imitwe, kandi akatwereka imitwe irunze ahantu nta mibiri. Mbese murumva ko ari ibintu byari biteye ubwoba. Mu myaka twari dufite 16, 17, 18, Fonsina afite 16, Jye mfite 17, Marikere afite 18. Mbese byaraturenze, turababara, Bikira Mariya arababara, ararira ku buryo ntabwo twabisobanukiwe. Gusa yaravuga ati kuki mwicana. Habaye ibintu bikomeye ku bana babonekerwaga, bikubita hasi, bavuga imivumba y'amaraso irimo kumeneka. Ni ubutumwa bwari bugoye ko abo bana bari bakiri bato bisobanurira, ariko ngo si bo bonyine, kuko nabo bakurikiranaga batumvaga neza icyo bashakaga kuvuga, ariko bose bagahuriza ku kuba u Rwanda rwaraburirwaga isano rya hafi kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Bavuga agahinda Bikira Mariya yari afite, byose barabitubwira. Icyo gihe twarabyumvaga, tukabyandika, tukabyakira, tukavuga ko ari reka tuzarebe. Ariko jenoside imaze kuba, umuntu abonye ibyabaye mu Rwanda n'ibyahakorewe ndetse n'ikibeho ubwaho, baravuga ati ibi bintu harimo ubuhanuzi. Bariya abana batashoboraga kwihimbira ubwabo, ahubwo byavugwaga n'uwabirebaga n'uwabibona, kandi
iteka akerekana uko abantu bagomba kwitwara rwose, akavuga ati mwitware gutya, mwitware gutya, ariko ntabwo abantu babyumvise. rimwe kuri 12 z'ukwa mbere ku munsi wa aniveriseri 94 nibwo yambonekeye. icyo gihe nabwo ndi jyenyine, kurumva ni nyuma ni aho ngaho buri wenyine, ntabwo ari ko yansezeyeho nyine ku mugaragaro, ariko arambwira ngo usenge cyane kuko igihugu cyanyu kigiye kugwa mu ijoro ry'icuraburindi. hari 94 mu kwa mbere. uwo munsi yaje afite isura nk'iyo yari afite ku munsi wa Samusina na kabiri, kuvuga yari afite ububabare bwinshi, mbese ubona afite amarira menshi mu maso. Njyewe rero ntabwo nasobanukiwe n'icyo bivuga, ariko kubera ko hari abari abo muri komisiyo bashinzwe iyobokamana nyine ba teolojiye n'abaganga bari baratubwiye ko igihe Bikira Mariya duhaye ubutumwa, nubwo byaba ari umwihariko, ariko bikaba biremereye cyane, tugomba kubivuga mbere. Abajije abantu bakuru, ababyeyi, igihe umubyeyi arira, burya ntabwo ababyeyi b'Abanyarwanda bakunda kugaragaza amarira imbere y'abana babo, kuko ni ugutera abana ubwoba, ni ukubatera kwiheba. Akenshi niyo ashaka kurira ariherera, ntabwo arira imbere y'abana. Ariko kubona umubyeyi w'Imana aturika akarira imbere y'abana ni ikimenyetso gikomeye gikubiyemo ubutumwa bukomeye bwihutirwa. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko mbibwira abari bari muri iyo komisiyo, na musenyeri yari arimo wa Gikongoro twari dufite. Namubwiye ni Bikira Mariya yambonekeye, yanjye yaransura ariko jyenyine, ko yavuze aya magambo. Mbese numvaga akomeye cyane, kuvuga ngo igihugu cyanyu kigiye kugwa mu ijoro ry'icuraburindi. Ubwo rero mbese byabaye kumva dutegereje, tutava icyo bishaka kuvuga. Kurumva ni mu kwa mbere kandi amahano yabaye mu kwa kane. Kubihuza rero n'ibyo abo babonekerwa bavuze, abantu bateye abandi babatera kandi nta kintu bazi, baraza bagatema kuva ku ruhinja kugeza ku mukecuru kugeza ku musore, batema, harimo n'amasasu, harimo amagrenade, baratema abantu barica. Uko mubibona dore aha hose naho banyuzaga amasasu bica abantu, abarimo bayoherezamo imbere amakompora kuri iyi kiliziya, baragera n'ubwo bayitwika. Ibyo rero, ibyo bimenyetso rwose, icyo kimwe cyo rwose cyarabigaragaje. Ni amabonekerwa yarangiye muri rusange tariki ya 28 Ugushyingo 1989. Nubwo aba batatu ari bo baje kwemezwa, abavuga ko babonekerwaga bo ngo barengaga 30. Komisiyo zombi ziga kubagera kuri 18, ariko hejuru ya byose hagombaga kurebwa buri ngingo yose yaba ibyihishe inyuma. Abaganga mu ndwara zo mu mutwe bavuga ko iyo umuntu ameze gutyo udashobora gutandukanya uwahanzweho n'ububasha bw'Imana n'ufite ibimenyetso n'ufite uburwayi. Ku byerekeranye n'ibimenyetso byo buganga babona ari kimwe. Ni ukuvuga rero ko ntabwo byoroshye gusobanura uwatwawe n'imbaraga z'Imana n'uri mu kibazo cy'uburwayi. Kubera nyine izo nyigo, hari uwo wageraga aho ngaho ukabona burya iyo umuntu yabonekewe ntabwo ari ibyihariye byo mu Rwanda. Buriya no mu Bufaransa iyo bakubwiye nka Lourdes, ababonekerwa bageze kuri 200, ariko havamo umwe gusa, Bernadette. Iyo rero byabaye kubera ukuntu abantu bagenda bakajya bagashiguka, ugira icyo ukabona no muri rubanda havutsemo abandi. Kubera inyungu zitandukanye, umwana akifata akajya kuri podium akavuga ko akamanika amaboko, akavuga nk'abandi, akigana abandi, akavuga umubyeyi Bikira Mariya, akavuga Yezu, akabwira abantu guhinduka kubera impamvu zitandukanye utamenya, harimo simbizi impamvu z'umuntu zo kubeshya. Trishori zabaye nyinshi ku bandi. Navuga ko abavugaga ko babonekerwaga barengaga 20, ariko twagiye
bamwe tuvuga tuti we bisa abandi ugiye hirya. kandi iteka ntabwo kizizavuga ngo uyu muntu turahakana ko atabonekewe. Aravuga ati ntabwo dushobora kwemeza ko abonekerwa, bakarekeraho. mu bavuga ko bamamaye mu mabonekerwa ariko batemewe harimo amazina menshi ariko irikunze kugarukwaho n'abantu benshi n'umwana w'umuhungu witwa Segatashya. Imyanzuro yabemejwe ntiyamushyizemo, ariko ibi byose biba ngo bifite impamvu imwe cyangwa nyinshi. Afite ukuntu yavugaga, njye naramukurikiye, n'umunyakibanda yaraje aravuga, ukabona ko ibintu avuga bikagutangaza, ariko ahantu byaje kugenda bigana nuko byaje kugana ubona atakaza ukwifata, ukoroshya, ukwicisha bugufi, ukabona ahindutse nk'igihangange, ndetse abantu bakamukoresha telefasiroma, baranamukoresheje daye kwamamara. Simbizi, Imana imbabare, wenda naba nibeshye. Umwana agomba kuba yarageze aho yiyemera, kuko yagendaga atabwiye umwepiskopati nzagiriye, kuko ibiba byose umukristo wemera ko ari umukristo agomba kugendera mu nzira abayobozi bayo ba kiliziya bazi. Kibeho, agasozi katangiye katazwi, ni ahantu hamaze kwamamara bitari ibyo mu Rwanda gusa. Ubu hagendwa n'abantu bakomoka ku isi yose, yaba mu bihugu biri hafi y'u Rwanda cyangwa se kure cyane y'u Rwanda. Ikintu ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko byafashije iterambere kandi bubona ko rigikomeje. Uyu murwa wa Kibeho iterambere ryawo rishingiye mu by'ukuri cyane cyane ku mabonekerwa. Nubwo yenda tuvuga tuti niyo ataba hari gutera imbere nk'uko n'ahandi hari gutera imbere, ariko iyo ugiye kureba iterambere ryaho icyo rishingiyeho cyane, ndetse tunacyitaho cyane no muri puraningi zacu, tuba tunareba ngo aha hantu umwihariko waho ni uwuhe, amahirwe ahari yatewe n'uko habaye ayo mabonekerwa ni ayahe. Nuza kureba uraza gusanga yenda nk'amacumbi hafi ya yose hano ari ay'abantu babihaye Imana, bivuze ko ayo mabonekerwa ataba yenda yari kuba hari ariko atanangana gutya. Abaturage bahatuye ndetse n'abahagenderera bavuga ko bahaza bakurikiye ibitangaza no gusenga. Kamwe mu gace bitabira kandi by'umwihariko ni isoko biti ya Bikira Mariya, bakuraho amazi bakavuga ko atandukanye n'andi mazi asanzwe. Hari ahantu hamwe na hamwe ugira amavunane bayanywa ukumva urorohewe, cyangwa se wayisukira nko ku mubiri ukumva ugaruye ubuyanja, ukumva ugaruye furesheri. Byigeze kumbaho kuko nigeze ubushitani nigeze kuntera, hanyuma ndayanywa, maze kuyanywa ubwo nari ndyamye nijoro nyafite mu nzu, kuko iyo yavomye uragenda ukayashyira mu nzu, hanyuma ndongera ndaryama, ubwo ubushitani aragenda ndongera ndamuteraga. Yaba babonekewe, abakurikiranye aya mabonekerwa n'abayamenye yashize igihe abaye, bagenda bahurira kuko ubutumwa bwatanzwe bwararebaga isi yose, n'umwihariko ku Banyarwanda, kandi ngo bugikomeje kwamamazwa. Ariko Kiliziya ikavuga ko itinjira cyane mu kubyemera, ahubwo ikavuga ko bitabangamiye ukwemera kw'abayoboke bayo.